ntabwo byoroshye mwumvise imyaka namaze muri Orenforo kandi buri gihe hari ibintu bikocamye nabonaga ndetse ntibyanatinze kuko maze imyaka 2 cyangwa 3 muri Orenforo cyangwa irenzeho gato kuko yari imyaka 5 nyuma yaho Repubulika ya kabiri itangiriye nyuma ya coup d'etat. Nandikiye Perezida wa Repubulika ibaruwa nise proposition pour l'unité nationale, ni kugira ngo hakomere unité nationale ryari jambo riri mu ntego ya MRND. Muha proposition yuko yatanga amnesty ku bafunze bose kuva muri 59 kugeza ubwo, baba abahutu, baba abasivili, baba abasirikari, baba abatutsi, akabafungura bikaba byabwira rubanda ku butegetsi bwe buteye neza. Nta gisubizo nigeze mbona, nkomeza akazi. Ingorane twagiye tubona cyane zavunaga abayoboraga bamfashaga kuyobora Orenforo ni ingorane z'abakozi. Twari dufite abanyamakuru bake cyane, nasanze nta nabo mu by'ukuri. Uwo nahaye akazi bwa mbere wabyigiye yari François Byabarumwanzi, nagiye kwikurira ubwanje mu Bufaransa aho yigaga. N'abandi bari Kinshasa nka 2 cyangwa 3 nabo nije ubwanje wabarihiye tike leta yazibimye. Na nyuma twagerageje kujya tushaka abakozi, nta shuri ry'itangazamakuru ryari rihari, ariko hari abantu babaga babikunze bize ibindi bakarangiza universite. Abo bose dossier zabo zacaga muri service central de renseignement, bakabanza kubajogora bakuramo ngo bakwiye gukorera igihugu, ubwo abatutsi bakabavuyemo. Niyo babaga batsinze ikizami twabakoresheje, bikomeza bityo. Byageraho nkabona rwose hari umuntu batwimye kandi yari umuntu uzi ibintu ushobora kudufasha. Rimwe na rimwe natera amahane bari ko mbivuga bakamuma. Ingero ni nyinshi ariko si nirwa mbitindaho. Hari nabo abari basanzwe bakora bize umwuga bawigiye muri Orenforo, ukabona nta gaciro babahaye, bajya gutanga mission zo kujya mu mahanga bakabavanamo, n'abatanga liste y'ababona bourse bakabavanamo. Rimwe na rimwe ngaturika nkavuga umuntu umwe cyangwa 2 bakemera. Nigeze no kwaka bourse Abanyamerika barazimpa z'abanyamakuru, ministere irazifata izo bourse iziha abantu b'abatoni kuri ministre, abanyamakuru baburiramo. Hanyuma muri icyo gihe rero birakubabaza. Ubwo ndimo ndagira ngo twihute kuko nababwiye ko tuzagira umwanya wo kuzaganira umwanya muremure. Umusaza afite amateka nyakwa Fastrede. Muri icyo gihe rero birakubabaza cyane. Wandika inyandiko ndende, uyita ikigura intunga ariyo bita Rezo Zero abatari bayizi. Rezo Zero narayikoresheje mu bushakashatsi bwanjye ndangiza kaminuza icyiciro cya 3, ahantu uvuga imikorere
y'irondakoko, y'ivangura ndetse n'itoteza by'umwihariko ryakorerwaga abatutsi muri iki gihugu. Iyo rezo zero urayanditse, umaze kuyandika wanditse ibaruwa usezeye muri Muvoma, ingaruka zakugezeho ni izihe? Ingaruka zangezeho ntabwo zampitanye, Imana ishimwe. Amina. Ariko zarabaye. Inshuro 3 bagerageje gukora akantu, simvuze ngo bagerageje kunyica kuko sinzi icyo bashakaga, yibaro kuntera ubwoba, ariko no gupfa nashoboraga gupfa. Rimwe bacomokoye pneu y'ibumoso y'imbere y'imodoka nari mfite. Aho utwari kuri vola? Yego, aho ntwarira nyine, ari wagiye kuko bari bazi ko niruka, bati nta kabuza, kandi haramanukaga. Ngize Imana imodoka nyishyira ku mukingo, sinagira icyomba. Ubundi bamfatira mu Ruhengeri, ngiye muri mitingi ku Kabaya, bashaka kuntera amabuye no kunkubita. Nkizwa n'imvura yo mu Ruhengeri, ni amacumu kandi akonje, bariruka. Ubwa gatatu nari nagiye muri komine yanjye yari Kibirira, ubundi bari barahanciye, ndagenda ndi kumwe n'abandi tugiye muri mitingi ya MDR. Tugarutse dusanga batemye igiti bakirambika mu muhanda, badutera amabuye. Ngira Imana imodoka yanjye nari mfite yari ifite ikirahuri gikomeye, yari indage, ikibuye bateye nticyangeraho, iragisama. Hanyuma mu kiganiro twagiranye niho ngiye gusoreza, ambasada wambwiye yuko ubwangamugayo bwawe ubukomora ku mubyeyi wawe Munyandamutsa. Munyandamutsa, hari byinshi wambwiye by'inama yakugiriye ndetse n'abavandimwe bawe. Ikintu gikomeye rero twaganiriye nuko twageze aho duca umugani mu Kinyarwanda ngo inda ibyara mwiru na muhima. Uri mukuru wa Dr. Léon Mugesera, turamuzi twese, mwumvise na ya disikuru yo kukabaya honorable Yamuremye yaramaze kutubwira. Mwonsi ibere rimwe, bene Munyandamutsa mwabusanyije gute? Izo ndangagaciro zatakaye zite kugira ngo umuvandimwe agenda atyo? Murakoze. Ariko ku kibazo umbajije, nturu wa mbere nturu wa kabiri, tuzaba benshi, muzaba benshi, ko kirakomeye pe. Nanjye ndakibaza. Ubu umuryango wacu uri mu gahinda kuko hari abantu batemera ko cyangwa batazi ko icyaha ari gatozi. Turabiryozwa. Ariko umbajije icyo kibazo ndamubaza nti, ese uzi Tadeyo Ngirabatware? Wowe uramuzi? Oya, ntago muzi Ngirabatware. Tadeyo Ngirabatware ni mukuru wanjye, ni mwene Munyandamutsa nkanje, ni mwene Munyandamutsa nka Mugesera. Tadeyo Ngirabatware yabonye ishimwe ry'umurinzi w'igihango. Koko ibyara mweru na muhima. Kandi si we wenyine, kurengera abandi, cyane cyane abatutsi mu gihe byari bimeze nabi, byari indangagaciro y'umuryango. Ubwo rero ubundi umukuru abwiriza umuto akamukurikira. Iyo atamukurikiye se wamugira ute? Ntabwo rwose ibyo nabitindaho. Icyaha ni gatozi, kubimbaza si ukumpemukira, niko bimeze. Si twe twenyine mu Rwanda, hari na bene Musinga batavugaga rumwe. Nibyo turabizi. Nagira ngo dusoreze kuri iyo nkuru y'Abagogwe, y'akarengane k'Abagogwe, kugira ngo dutange umwanya. Yego, ariko ikimbabaza muri ibi
nuko nibuka ijambo data yambwiye anjyanye kwiga i Nyanza muri 57. yego yanyeretse urugo rufashe neza rurimo inka nyinshi rwubatse pe. arambaza ati mbese ubwo nari mfite imyaka 13, ati mbese ruriya rugo ureba hariya hakurya ni hafi yo mu Gihisi, ati urabona ari urw'umutwa n'urw'umuhutu n'urw'umututsi. icyo gihe byavugwaga bityo. uko byari bimeze nari nzi, ndamubwira nti ruriya rugo n'urw'umututsi, aturibeshya n'urw'umutwa. ambwira uko uwo mutwa yashimwe n'umwami n'ibindi byinshi cyane. arangiza ambwira ati ugiye kwiga uzahura n'abana bo mu mpande zose z'igihugu, uzahura n'abana b'abahutu, abana b'abatwa, abana b'abatutsi. ati bose harimo imbwa, mu bahutu zirimo, mu batutsi zirimo, mu batwa harimo imbwa. ati uzabane n'abagabo. Nicyo nagendeyeho kugeza ubu.